ya kadukomeze na episode ya gatatu abakigezeho na Islam Media. Sasa duheruka bari kujya inama yo gutandukanya Yozefu na Ntuza ngo sawa ngo twagiye. Il se retire une fois par semaine pour aller à la tombe d'Abraham. Ngo rimwe mu cyumweru ajya ku gituro cya Abraham. Nahitamo ko tumurekera wenyine igihe hari gusenga. Il n'aime pas être dérangé quand il va là-bas. Cyane ko adakunda kuvangirwa iyo yagiriye. Umva iyi ni igihe cyiza ari wenyine. Nta mahirwe meza tuzabona yo kumuganiza dutuje nta muntu tuvangiye uturogoye ngo twagiye. Mugende mukora ibyo mugomba gukora. Ije aracyeze demana kiza mwese mu Kristo Yesu. The work in the gospel feed basuza turo mukomeza kwa mahoro. Ije ngomba gufatiranya ari wenyine bakamuganiza bajye kumuganiza ibiki mwuka igitekerezo bagiye mu episode ya 5 ono gutandukanya Yozefu na se. Hanyuma yamara byazashira igihe mwaramutse papa barasuhuza muraho bana banjye bwazashira igihe kirekire nawe agatangira akabakunda. Warimbanije mu gusenga. Serais-tu en train de prier pour tes enfants, père? Papa uri urasengera abana bawe. Mansenga Imana ngo ibarinde mwese ibafashe muri gukora icyahangaha. Que je consacre ce jour uniquement pour la prière. Nimuzi ko uyu munsi mwegurira gusenga. Joseph avec nous au désert. Tuje gusaba uburenganzira bwo kujyana Yozefu mu butayu ngo kubwiye mpamvu. Avez-vous eu une idée pareille? Cyo gitekerezo mwagikuye he? Gisa gicyo. Il n'y a aucune raison, mon père. Nta mpamvu Nous avons papa. tout simplement envie de le prendre avec nous pour Twebwe qu'il puisse turukumva courir et dushaka s'amuser kujyana et nawe apprendre aussi. kugira ngo yirukanka kine nawe agire. Ijya ngagenda agira iby'umukumbi nawe akora akazi runaka. Yozefu aracyari muto yo gukora bene uwo murimo. Namara gukura akanagira imbaraga muzajyana. Kuvuga we Nous vuga. veillerons sur lui et nous le protégerons, père. Tuzamurinda tumurebere. Ce n'est pas le Nta moment kizamubaho d'en parler turabigusezeranya. plus tard. Ngo iki si cyo gihe cyo kuvuga muraba mumbukira ariko ntabwo. Umugambi wo kumvisha senga abaho uburenganzira bwo kujyana Yozefu mu butayu ntabwo uciye muko biri kose. Isarabangiye bari kuvuga ngo tuzamujya ngo nawe agene mu butayu akine yirukanka ku mukumbi agire n'akaza akora gatoya gucyo ngo bari kugira barabangiye. Je savais très bien que vous étiez incapable de mener à bout votre tâche et de convaincre notre Nari père. mbizi ko mwebwe mutabasha gukora bene ako kazi koroshye ko kumvisha papa ni wari ubizi kuki wowe utigiriyeyo. Nous sommes indignes d'être les fils du prophète. Nta nubwo dukwiye kwitwa abana b'ubuhanuzi. Ariko ntuzaramubwiye Yuda hano n'umurakare cyane ngo n'akazi koroheje ko kumvisha se byo kugira ngo karabanane baramubwira ngo Je kutigiriyeyo savais niba que wari la ubizi. seule solution était de tuer Joseph. Nari Et je mbizi savais ko bien que igisubizo ton idée de cyonyine le prendre au désert avec nous était ni nulle. ukwica Car notre Yozefu. père ne nous confiera jamais Joseph. Ngo yuko ibintu byo kumutwara mu butayu ibyo ngibyo bitakunda ngo kuko papa ntabwo yazigira na rimwe aduha Yozefu ngo amubwire ngo tujyane. Vous ne pouvez pas tuer Joseph sous les yeux de son père qui veille sur lui. Mwashobora kwica se Nous devons Yozefu donc tout d'abord amaso ya trouver un moyen de samucunga. les séparer. Murebe Et tugomba puis, kubona uburyo bwo réfléchir à la bonne kubatandukanya hanyuma dutekereza ku gisubizo kizima tubanze tubatandukanye ubundi tubone ubugira. Une idée vient de me passer par la tête. Hari igitekerezo kinje mu mutwe. Ni ikihe? Turebe. Seul Joseph est capable de convaincre notre père. Yozefu wenyine niwe wabasha kumvisha papa amubwira ngo ubwe ari kumva ashaka ko tujyana mu butayu Yozefu wenyine. Nous devons donc séduire Joseph en lui Tureshye racontant Yozefu combien on s'amuse et on passe tumubwira de uburyo bons moments turyoherwa tous ensemble. tukamara Il nagahe demandera alors turyohewe lui-même turi la kumwe. permission de partir avec nous. Et Ubwo je suis azahita sûr que yisabira papa ne uburenganzira bwo refusera kujyana pas cette natwe. demande. Ndabizi neza papa ntabwo aranga ibyo Yozefu bonne idée. azamusaba. Icyo ni igitekerezo cyiza. Essayons. Tukigerageze. Bagiye gukoresha Yozefu ngo bagiye kubanza bamwoshyushya bamubwira uburyo baryoherwa iyo bagiye iriya ubundi Yozefu arahita yumva bashaka kujyana abyisabire papa we. Joseph, est-ce que tu Joseph. viens de rester toute la journée à la maison pour Ukunda jouer avec Dina et Benjamin? kumara umunsi wose ahangaha uri kumwe na Dina na murumuna wawe ngo ari bo mukina. Moi aussi Ngo j'ai joué yego avec nkunda vous, mais gukina pas na ici murumuna à la wanjye. maison. Ngo nanjye nkunda gukina namwe ariko pana hano mu rugo. Ngo hano haba irungu. Ngo mu butayu biba biryoshye cyane.
Pourquoi êtes-vous debout ici à ne rien faire? kuki muhagaze aho ngaho ntacyo muri gukora? Nous attendons le reste de nos frères. dutegereje abandi bavandimwe bacu. Vous ne voulez pas partir au désert aujourd'hui? ntabwo uyu munsi mucyaka kujya Nous mu allons quitter butayu. dans quelques instants. Mais nous turagenda mu voulons demander kanya. ta permission de prendre Joseph avec nous aujourd'hui. ngo ariko turashaka ngo uduhe uburenganzira bwo gutwara yosefu tujyane. kuki utajya wemera ko yosefu ajyana natwe mu butayu? ashobora kuryoherwa agakina akanadufasha En n'akazi. ce moment, elle est pleine de fleurs et de fruits. ngumva ngo kuri ubu As-tu jamais ngubu mangé des fraises sauvages? ngo ahantu hameze neza, ngumva uzi ukuntu hameze neza, ngo ubundi ngo hari indabo, imbuto zo mu gasozi, ngo ibintu nk'ibyo, ngo ugeze ujyaho imbuto zo mu gasozi, ngo waba warigeze kuziryaho bari kumukoshyushya. Uruhande rumwe bari koshyushya yosefu, urundi bagiye kuri se. Est-ce qu'elles sont bonnes? ngo hoya Très bonne, c'est mon fruit ziba ari préféré nziza, et j'aime les ziba ari manger nziza aussi. cyane, ngo ni bene izo mbuto nkunda, ngo nkunda kuzirya. Vous savez ngo wowe bien wigeze que kubona amazi, isoko y'amazi dudubiza iva ahantu mu ntuza. Joseph est orphelin. murabizi yosefu wanjye ni imfubyi, Et la volonté de sa mère est Quand que vous je veille cherchez- sur lui et que je le garde à mes côtés avec son frère. bwa mama we nuko mugumana iruhande bwanjye Ma dette nkamureba envers elle. utyo. Et puis les parents doivent toujours protéger ngo leurs petits-enfants. ni ideni mufitiye, ngo ababyeyi baba bagomba kurinda abana Que babo. notre père n'a pas confiance en nous et ne nous permet pas de prendre soin de notre petit frère. ngo mva buri umwe wese ntarekera kuducira imanza tubwira amagambo mabi, ngo papa ntabwo ajya twizera, ngo ku buryo atajya twemera ko dutwara murumuna wacu mu butayu ngo bijyane nabo. Laisse-le partir au désert avec eux en cette belle journée. Tu feras ainsi bareke taire les mauvaises bajyane kuri uyu Il munsi est mwiza, encore un maze enfant et j'ai promis de le laisser toujours à mes côtés. bicecekeshe, ngo indimi mbi, ni ukuvuga ngo abavuga amagambo mabi bibacecekeshe. Ngumva ngo aracyari mutoya, njyewe ndagira ngo angume iruhande. Je sais que l'expérience du désert lui fera du bien et qu'elle le rendra plus costaud. ngo ndabizi ibyo mu butayu Il est encore trop byamunezeza jeune pour s'occuper et courir bikanamukomeza, derrière le troupeau. ngo ariko aracyari mutoya byo kwirukanka ku mikumbi. Nous sommes partis pour la première fois dans le désert. Vous bwa mbere sortez tujya avec mu butayu lui. twanganaga nka yosefu, Pour icyo cette gihe raison, je vais twarajyanaga. commencer moi-même à sortir avec lui au désert. bw'iyo mpamvu nanjye ngiye kujya Pour lui ntangira apprendre kujyana à namwe mu travailler. butayu, Mais sa sortie mwigishe avec vous gukora. maintenant est ngo en ariko question. ibyo gusohokana namwe Nous ibyo byo aussi sommes ntimubivuge, biri capables hanze de lui apprendre y'ikibazo. à s'occuper du troupeau. ngo natwe twabasha Nous lui kumwigisha serons uburyo de bita bons ku conseillers. mukumbi, Nous sommes ses frères aînés. twamuha inama nziza, ngo dore turi Voyez que je ne bakuru be. voudrais pas que Joseph devienne grand pour qu'il vous assiste. murubwira encore yuko vous. nanjye ntashaka ko yosefu akura ngo kugira ngo ajye abafasha, kumva aracyari muto cyane ko arankunda, akunda no kwigumira ahangaha. asohotse byatangira guhimba impamvu zo kugira ngo atangire agaruke hano. mwumva turagusezeranya yuko turamugira tugakina akaryoherwa ku buryo leta yibagirwa igitekerezo cyo kuza ahangaha mu rugo. ngo araryoherwa ku buryo aribagirwa hano. mwumva ngo turoga mu mugezi tukanywa n'amazi meza yo mu ntuza ku masoko. twese abavandimwe ngo turaryoherwa tugakina tukaganira. ngo noneho ibyo kurya uzi ibyo kurya turya, ngo tunywa amata atetse ashyuhije, ngo n'inyama ba yosefu ariho baracyamwoshyushya cyane bamaramaje. Notre père n'a pas confiance en ses propres fils. papa ntabwo ajya yizera abahungu be. ndabizera ariko mfite ubwoba. njya ntinya ibirura biba mu butayu. ndatinya ko mushobora kurangarira mwakinye cyane ubundi kikabataka mutabizi. narose umwana wanjye yatakwa n'ibirura. ibirura sinzire guzo papa. ngo ntiwatubonye cyagihe ibirura byaje twarakishe. ngo twebwe turi abahungu 10 b'abanyamurava twamurinda. turavuga ngo turi abanyantege nke ku buryo tutabasha kurinda yosefu ikirura, ibirura gutyo. yosefu Tu me permets d'accompagner mes frères au désert? papa wanyemera nkajyana n'abakuru banjye mu butayu. yosefu bamwoshyushye kumbe byaka. mwana wanjye uracyari mutoya, ugomba kuguma hano ugakina n'abana bo mu myaka yawe. papa ntabwo nkiri umwana, ndashaka kugenda nkakinana na bakuru banjye. nyemerera njyane nabo pe ndakwinginze. ngo ugiye kubyanga se? none yosefu we aragira ngo tujyane. papa nta kibi kirimo, twizere. ngo papa ndakwinginze nyemerera njyane na bakuru banjye bwa mbere mu butayu. papa ndakwinginze byemere. yewe we nujya satana kocyoshya gukora icyaha akakwereka uburyohe bukirimo nyuma bikagenda bite.
ya D'accord, il peut partir. sabo ngashobora kugenda sasa barishima bururi yaravuze ngo turakwishe wowe karabaye Merci beaucoup, papa. ngo urakoze cyane Allons-y, papa en route. twagiye we mu muhanda twagiye Allez, allez, kubitiriza allons-y. inzira Prêt, Joseph? yozefu yiteguye Allons-y. ngo twagiye Attendez un instant. mwe muretse akanya Je voudrais parler avec Joseph un peu. ndashaka kuvugana na yozefu gato Viens. ngwino mwana wa urabo ngabo agiye baza bari kuvuga ngo agiye kwisubira Prenez bien soin de lui. Il mumwiteho est encore jeune et il ne peut pas faire comme vous. aracyari muto ntabwo Avec nous. yabasha kugenza nkamwe umva turi kumwe ari mu maboko meza ngaraza ameze neza sainsof ntacyo yabaye Yeah. Ne t'éloigne pas de tes frères. ntujye kure ya bakuru bawe Reste auprès d'eux à tout moment. igihe cyose uguma uri kumwe nabo bugufi Je veux bwabo que tu portes cette tunique. ndagira ngo wambare uyu mwambaro Elle est grande, la taille ne me va pas. ni munini ubu utaye ko urankwira bunini bwawe ubu ariko utari bwaze kumukwira Père, papa comme si elle a été conçue pour moi. kuntu wagira ngo ni njye C'est wadodewe mon grand-père Abraham qui a reçu Ni du sogokuru ciel cette Aburahamu. tunique en cadeau. uyu mwambaro yawukuye mu ijuru nk'impano Puis Abraham, le grand nuko prophète, aburahamu l'a passé umuhanuzi à mon père mukuru Isaac qui me l'a awuha donné à son tour. papa isaka Et nanjye maintenant, arawumpa je te la passe à toi. none ubu nanjye Tu devras la ndawuguhaye garder, conscience ugomba de ça. kuwurinda Porte ukawushyiraho cette chemise umutima sur toi où que tu sois. ngaho ujya hose Elle te uzajya protégera uraba de tous les uwambaye malheurs. uzakurinda ibibi byose ugiye kujya ukora Ne nka la montre jamais à talisimani personne. sinzi ngo ntihagire umuntu wereka ugiye gukora nka talisimani cyangwa Je se promets de sinzi faire ce que tu dis, papa. Que ndagusezeranya Dieu te nzakora ibyo protège de uvuze tous les papa malheurs et de tous les vices sur Imana terre et dans les cieux. ikurinde ibibi byose n'imigambi mibi iri mu ijuru no mu isi Yeah. Reste à côté de tes frères tout le temps. Et igihe fais cyose ce qu'ils te ugume demandent de faire. iruhande rw'abavandimwe bawe ngo ukore ibyo bagusaba gukora ngo twagiye Il est venu. baraje we Allons-y, Joseph. En route. twagiye yozefu Viens, Joseph. ngwino yoze Je vais faire un bout de chemin avec vous. D'accord. Jacob agiye Allons-y. kubaherekeza sawa Ne agiye t'inquiète pas, kubaherekeza papa. Nous papa allons passer une ntuhangayike très belle journée en compagnie de Joseph. wumva umunsi uraza kuba mwiza turamererwa neza turi kumwe na yozefu ko biraza kuryoha umunsi urarushaho kubaryohera umunsi urarushaho kubaryohera kubera iki kubera ko ibyo bakoze bashaka gukora menya umunsi bagiye kubigeraho mwibuke muri episodi ya 5 yatambutse bahuye n'ibyoshyushya byinshi byegowe satani ababyeyi be biruha we bamukanze ubanza yihanye sinzi ubonye akamwenyu sinzi niba yihanye by'ukuri Tes frères t'aiment bien et ils prendront soin de toi. Et si tu as besoin de bavandimwe baba quelque chose, baragukunda n'hésite bakwitaho pas à leur demander. niba hari ikintu ukeneye ntuzuyaze kubasaba J'ai donné à Wiyiteho. Joseph de l'eau et de la nourriture. yozefu Faites attention à ndamuhaye ce qu'il mange bien. Ne t'inquiète pas. amazi n'ibyo kunywa mumenye neza ko ariye neza wowe ntuhangayike Joseph Lewi. est ta responsabilité. yozefu ni Veille à ce inshingano qu'il zawe revienne sain. umenye neza ko agarutse Il ameze n'est pas neza obligé de venir avec nous. Si Si tu ngombwa es ngo azane inquiet, natwe. laisse-le à tes côtés. niba uhangayitse mugumisha uruhande rwawe lewi azi imigambi bacuze ngo Il biramera ira avec neza vous. ngo arajyana namwe Mais prenez bien soin de lui. ngo ariko Je umwiteho t'assure, père, de ma part et de la Papa, part de tous njyewe. mes frères, que Joseph reviendra ce soir en pleine Ndakwizeza. forme et tellement heureux que vous le reconnaîtrez neza à peine. neza ngewe mu cyimbo cy'abavandimwe Allons-y, Joseph. banjye bose Viens. yozefu araza ameze neza ku buryo nta kibi uramumenyaho yozefu karumuna ke ni ka Guidez le benyamini troupeau. muyobore umukumbi Ne tarde pas, reviens. kara ni agahererezi ni bucura
ngo ntutinde, karamubwira ngo ntutinde. Abandi ngo ngwino Yozefu, abamara amaje kujya kumugirira nabi. Yewe we. Sari harareba Yozefu arenga, ntabwo navuga ngo ubu wasanga ari bwo bwami. Wihangayika cyane bigezaho. Barana abavandimwe baramwitaho neza. Ntabwo navuga ngo n'ubwa mbere n'ubwa nyuma mubonye, ariko hazacamo intera ndende dukurikije iki. Bibiliya twongera twakurikiza imigambi bacuze n'ibiraza gucamo. Kanze turebe. Yishimye shahu, yewe we. Yishimye. Nta no kugenda n'amaguru. Kumbe. Hey. Dore Yuda. Akira mfasha hano nkwereke. Bahita bafata Yozefu batura hasi, nta no kumwururutsa. Tura hasi. Yewe we. Qu'est-ce que tu fais, Judas? Yuda uri gukora iki? J'ai mal au genou. Uzi ko ku mavi mbabaye? C'est comme ça que vous jouez? Nucya mukina. Ngo nucya dukina kuraje ubaye. Lewi yewe we akareba iruhande. We ni amasoni menshi cyane. Yuda ni umurubire. Dore icyo bakoreye Yozefu. Barafashe mu mashinga inyuma, bagenda bereza, kugenda agendesha amano. Yewe we. Ni igisore kiramukuriye. Yozefu banza mukurikira bwa kangahe? Bwa karindwi. Ko Yuda n'uwa kane, hanyuma Yozefu akaba uwa 11. Kumva uburyo Yozefu ni nk'agahinja kuri cyo, tangira guteragirana. Yewe we. N'ubugome. Mbega ubugome. Kari karamenyereye urukundo, Dukatantfayika n'abandi bose. Kirwa kikinana n'abandi bana ba Dina, sasi ibisore byakagiyeho birakubita. Ayewe papa wanje, ngo gera hamagara nkuko ushaka sha. Nabo ubwo nabo baramufasha. Tu appelles ton père, mais il Guhamagara est pas là pour te sauver cette nta fois. uhari Crie plus kuri fort. ubu ngubu ngo tabare nga riruko shoboye. Yewe we. Jusqu'à ce jour, tu n'as connu que Kugeza l'amour uyu et la munsi, affection de notre père, n'est-ce pas, we icyo père? wari uzi ni urukundo Mais rwa pourquoi il te papa. préfère à nous et Kuki? te donne tout son amour et son attention? Kuki ari we yatoranije akaguha urukundo rwose. Pourquoi voulez-vous me punir? Si ikosa ryanjye kuki mushaka kumpana. Haguruka we, haguruka. Tu
voulez vraiment devenir notre maître? wowe ngo ushaka kubera databuja turaje tugushyingurane n'ibyo byifuzo byawe ngo kuko ntabwo uzagira ngo papa watwibyari hehe muhamagara hari araza kugutabara twese turabana b'umuhanuzi si wowe mwana wenyine papa wakurindaga kukurinda ari hehe bari hehe ubu mbwira tubwire inzozi zawe twereke ubwiza bwawe kuki utinginga inyenyeri ngo zize zigutabara zimwe wabonye zukubararira baratimbura atangira gutaka ngo papa birababaje ni bya bindi Yakobo yarose dutangira episode ya 5 umuyaga waraje ari mwinshi nibiki mwana aracyavuze induru kubera iki umuyaga uhuha cyane inyamaswa zikaba zakangaranye ngo ntabwo mbizi ubanza hari ikintu kiri kuba n'ibiki ariko sinigeze mbona umuyaga umeze gutya ng'ikiza tujye mu nzu mfasha tujye vuba buje umuyaga byabatunguye umuyaga nk'uyu ntiwigeze ubaho sasa Yakobo Tu as entendu? urumva nta kintu ndi kumva ngo umuyaga uri kuzana ijwi ry'umuntu uri gusakuza ngo papa amajwi agendera mu muyaga kumva umuyaga uri kuzana mesaje njyewe nta kintu ndi kumva usibye umuyaga uri guhuha ngo ibi bintu ntibisanzwe ewe Yuda we mbega we Yozefu yarakubiswe bana bamutuye umujinya bari bamumaranye tekereza we bajyaga no kumukubita kinini wabo buka cyagiye bajya gukubita Dina akavuga ngo arabarega Yuda noneho bamubonye aho biherereye ntawe ubareba gukorera ibi byose bashatse papa ni Dina mama ni Yozefu muri he Dina ubanza atazi n'ibyabaye Dina uri mu biki papa na mama na Yozefu bagiye hehe bagiye mu mudugudu baherekeje musaza wawe Yozefu Dina kubitiriza urugendo nibiki wumva za nseko zawe nziza ziri hehe iyi myenda yawe myiza yose yanduye mbega igihombo kubera icyo umusatsi wawe wasokojwe nabi aho uracyashaka kutubera uzadutwara mbega wampfubye ubibabaje irebere ku maso hacu uracyaturamya ngo wowe washaka ngo kutukuramye ngo urebe neza ubu ninde uri ku mavi twebwe cyangwa weho wowe cyangwa twebwe Dina yayisaza abagezeho papa Yozefu yabuze yajyanye na basaza bawe mu butayu kubera icyo wamwemereye kujyana nabo niboneye n'amaso yanjye uburyo bamufataga nabi kenshi kuki wamwemereye ngo bajyane Sheri Dina wihangayika ubwe ni wowe wanyisabira uburenganzira bwo kujyana n'abakuru be mu butayu ndabizi ko umukunda ukanamutinyira kumutinyira nibyo ko amukunda ariko basaza bawe binginze kugeza ubwo nanjye nibonye nta kuntu nabahakanira bo ndamubaha papa ndahangayitse ngo sinzi impamvu mperutse kugira inzozi mbi najyaga mbona Yozefu arira ahantu mu mwijima ari wenyine ni mu nzozi yabonye Dina abasaza bawe ndabizeye
puis Joseph sain et sauf. uko biri kose baramuzana Yosefu ameze neza ntacyo yabaye. De mon côté, je n'en suis pas sûr. Mu ruhande rwanjye njyewe ntabwo Qui est mbizi par neza. terre, la tête dans la poussière? Toi ou bien nous? Demande au soleil, à la lune et aux planètes de te venir en aide. Saba inyenyeri ukwezi n'izuba ngo bize kugufasha. Ukurayo n'ibyuma we bivayo. Bagiye kugira nuza lewe. Mbeho ndakura. Uyu mwana w'umwirasi ngiye kumwohereza nyina Rachel. Umva gahunda yacu twari ukumwica. Nakubeshya kuko nagira ngo uceceke. Ntabwo nakwemera kumwica kuki wivanze weho. Mvaho agomba kubanza yanyica. Kuko ngumye ndiho ngomba kubatanga kuri papa. Barajugunya. Reka Yosefu wenyine cyangwa nkuyiciye n'amaboko yanjye Yuda. We muveho. Bari kugira kumbe Yuda ni mutoya kuri Lewi. Aramutesha. Ntabwo nyemerera ngo nsoze ibyo nashakaga. Ariko umunsi umwe uzabyicuza. Ndabizi ko Imana itazatubabarira, niyo mpamvu musabye imbabazi Yosefu. Ndakwinginze mbabarira, ntabwo nari nzi ibyo bahishiye ko bashaka kugira nabi bingana gutya. Ndabizi yuko umuhanuzi n'abana n'umwana w'umuhanuzi bagomba kwitegura guhura n'ibintu by'ibirushya n'imbogamizi mu buzima. Ariko ntabwo nigeze ntekereza ku munsi imbogamizi za mbere zigomba kuzava ku bavandimwe banjye bwite. Muvandimwe kuki uri guseka? Isaha imwe gusa papa arabampaye. Mwese buri umwe wese munguyaguya mugira mutema nkore ibyiza. Yuda we noneho yananyuje ku farashi. Nuko mpita nibona nk'umuntu w'umunyamahirwe ngo kuko mfite abavandimwe nkamwe ngo munkunda mukandinda abanzi. Ariko habe no kwizera ko abanzi banjye babi ari abavandimwe banjye. Ngishyano kuri abo bizera undi atari Imana. Yewe we nibwo yatangiye kumva amagambo Yakobo yavugaga. Mbwira ubu ugiye gukora iki ubu? Ntabwo mbizi. Ngomba kumushyira papa. Umva ntabwo shidikanya wowe urukurota uko ni ibintu bitariho. Hallucination. Je ne te le permettrai jamais, même si je suis obligé de vous tuer tous les deux. Ntabwo ibyo nabyemera kabone naho byansaba ko mwembi mbica. Duhe ikindi gisubizo. Yewe tugire dute? Ntabwo baratubabarira. Bwa mbere ngomba gukora byose kugira ngo uticwa, hanyuma ibindi Imana irabireba. Turamuha abantu bari gutambuka bamujyane kure yaha. Umva ibyo ngibyo uvuze nta gutekereza kurimo. Ngo tumutanze gutyo ngo bahita badukeka gutyo. Baravuga ngo tumureke ahantu aho abantu banyura ngo ubundi baramubona gutyo. Tumuziritse ku buye, ku rutare cyangwa se ku giti, ariho bamuziritse ngo ubundi bamurekera aho ngaho abantu nibahanyura bamubone. Ahari tumwiriba kugira ngo abo bantu nibahanyura bahagarare baje kuvoma amazi bamubone. Icyo ni igitekerezo cyiza. Ndabizi hari ahantu hari iriba kandi abagenzi b'abacuruzi bakunda kunyura muri aho ngaho, ngo tuhamusize bamubona bakamufata. Barabyemeranya. Nuza Naftali na Nturuza mukusanya umukumbi. Bapanze yuko bagiye kumushyira ahantu mu iriba, ngo ariko iryo riba rikaba riri ahantu ho abagenzi b'abacuruzi banyura bakanywa amazi. Papa bazaza ryari? Umukobwa wanjye wihangayika cyane. Baraza kuza mbere y'uko imbwira.
hariho umunsi yuda agerageza gukubita yosefu ni lewi wamurinze kubera iki hari ikintu yari avuze cyo kubabaza yuda ngo ya papa icyo yari yanze ni ukubabwira inzozi ze njyewe ibyo ne namubwine namwisabiye yuko abigira ibanga ngo njyewe urabimwisabiye ko abigira ibanga bagiye kumushyiraho ahantu mwiriba ngo aho abagenzi b'abacuruzi baranyura bakamubona baje kugira kunywa amazi ubundi bakamufata bakamutwara ubwo ntibamutwara bamujyanye kure n'ibiki ntabwo twari twahagera kuki muri gukomeza kugenda uko biri kose hari iriba umva weho ngo weho icyo uri gushaka kugira ngo ni ukugira ngo uhe amahirwe yosefu yuko yabwira abo bantu ibyamubayeho ngo maze bakamugarura mu mudugudu nuko turarushaho kumujyana kure nuko turamenya neza ko yosefu yabuze ngo ubundi tugiye kuhagira si ngirire y'iriba ngiriya ngo hafi ya kiriya giti ngo bagiye ngo ahantu bamujyanye ni kure cyane ngo ku buryo n'abamutoragura batamenya iwabo ni hehe gutyo iriba barigeze amazi yari rariba aranduye ndabizi neza yuda nibishaka ceceka hari abagenzi nibahahagarara ngo bagira amazi ceceka batumva niyo mpamvu twamuzanye aha ngaha bivuze ngo yosefu birangira apfuye twigenderesha ariko nkaho ubwo uri mu bikibura niko yuda avuze nkaho ubwo uri mu ibyo biratureba yuda yewe mugome sinzi niba ari ibya filime ariko ni mu buzima busanzwe twe ibaru cya yuda yari ameze mbega we yari mubi noneho ngo naniwe iriba rirerire cyane hanyuma iki Gad Asher ngo weho zana cya kiziriko dukoresha tuzirika amatungo turaje tubigire kugira ngo tugire umurunga muremure bajye kubiterateranya ibiziriko undi wamanuremo ntuza noneho ngo mu gisekuru cya yuda nimwo kristo yakomotse ibaze niyo mpamvu yitwa intare yo mu muryango wa yuda yuda iriba ifite amazi mabi ngo n'abagenzi barabizi ntabwo bahanyura aha ngaha ubwo se nibataza nitumusiga haricwa n'inyota ceceka ndabizi neza niyo mpamvu twaje aha ngaha byanzuwe yabayeho yapfa nukaraguma hano sha yabaho yapfa ibyo ntibitureba bo baramukwesha abantu ngwino yuda ntumwegere ngewe ndakwikorera aka kazi ubwanjye yosefu mbabarira ariko nta yandi mahitamo mfite ngari kubwo ni cyaha kinakoze muri mu nzira yo gukora ubwicanyi nta cyaha wakoze ariko ntitubasha kwihanganira igitekerezo cy'uko ari wowe uzasimbura papa ngo twakugiriye ishyari ngo ndatinye iriba ni rirerire ngo hariyo n'umwijima mwinshi ngo witinya muvandimwe tekereza ku Mana izagumana nawe izakurinda yuda we yumva bari no gutinda yuda ndiho ndatinya ariko ni rirerire iriba munyumve niba mushaka ko njya kure bwa papa byiteka ndabasezeranya ko ndabikora nimunyemera nkagenda ngo nzajya mu gihugu cya kure aho papa atazasubira kongera kuyumva ngo cecekasha ngwino ndatinya iriba we murekere weho se ni ibiki ubu ngubu papa natuazi aho yosefu ari turamubwira iki turamubwira iki rura cyamwatatse yego we n'ubundi papa ibyo yabitinyaga ko yatakwatakwa n'icyurura papa arabizi neza yuko ni kanani birura ni byinshi umva turaza gukenera igihamya urugero ishati ya yosefu we ishati ya yosefu nicyo gihamya mundeke ndabinginze ngo mwe muretse ndabinginze reka bakomeje ibyabo
mva mwemuretse gato ndabinginze hari ijambo nshaka kubwira Lewi we murekere ndashaka kumva icyo agomba kuvuga rekera kutwangeza igihe sha murekere muri mwamara kumujugunya mu iriba nta kibi kirimo nimutegeza agahe gatoya ndashaka kumva icyo ashaka kumbwira. Dis-moi, Joseph. Mbwira Joseph. Je veux parler avec toi seul. Ndashaka kuvugana nawe uri wenyine. N'avez-vous pas entendu? We ntabwo mwumvishe. Je t'aime, Lévi. Lewi Et je sais ndagukunda. que tu es pleine de bonté. Ndabizi wuzuye ubwiza. J'aime le reste de mes frères aussi. Nkunda n'abavandimwe banjye bandi. Et qu'ils soient en train de commettre un crime contre moi. Nubwo bari mu nzira yo kunkoreraho icyaha singira ngo bazahanwe kubera ibyo bakoze. Rero ntuzabwire papa ibyambayeho kubera mwebwe kuko yabavuma maze akabirukana mu rugo umuryango. Nanone ntuzagire n'undi muntu ubibwira kugira ngo atazabibwira umuhanuzi. Ibintu mukoze ntabwo Imana izagira ngo umunsi umwe muzabona igihano mukwiye. Mwihane kubwo kwabaza umwana w'umunyantege nkeya ngo utagira kivurira ngo hanyuma mutabare roho zanyu iki itotezwa ryiteka ubwo ni bya gihonomo nabyo birimo ya torture éternelle. Que Dieu nous pardonne. Imana itubabarire. Papa yaravuze ko nzamusimbura umuhanuzi w'Imana. Murabizi neza ngo ariko muranamamaje kunyica koko. Ndabatinyiye pe. Ndabatinya bana w'umuhanuzi bana ba Israheli ko mutazavumwa mwebwe n'abahanuzi byiteka mwumva ngo twese tuzavumwa kubera kubura kwizera mu Mana. Cya turi hafi gukora ni kibi ndetse nikinababarirwa ngo ni nka kimwe cyakozwe na Gahini abikorera umuvandimwe we Abeli. Ngo ni nkabyo bagiye gukora. Ngo nibikise kuki muzuyaza mugende muze tumumfashe kuki muri kuzuyaza. Yo wenda binginze mwikora ibi mumfashe Lewi ndabinginze mwikora ibyo ndi njyenyine. Imana indinde, Imana ibane nanjye. Lewi Simiyoni papa ibyo bwana bizamo se ntari hariya se mfasha ndatinya. Lewi cyo mfasha ndatinya. Muzana undi mugozi undi murunga ikindi kiziriko uwo bari bafite wabaye muremure. Jude arababwira ngo muzana undi mugozi. Sasa bamaze kugenda arangije itarekura ngo Mana yanjye bararekura kandi riba rirerire. Jude banza bikorera ubwende arabwiye ngo uje kuzana undi mugozi bamaze kugenda ahita rekura jugunyiramo. Mwana atabaza ngo kumbe harimo n'amazi we ko Bibiliya yo ntabwira ibitubwira ryari ririmo amazi. Bano baba kugenda bagiye kuzana umugozi dore cya Yuda. Yuda jewe we Joseph est tombé. Joseph araguye. Lewi barahamagara Lewi kumbe arabyigirishije amurekuriye mu bwende. Joseph barahamagara umwana yiharamira nkeri hamagara papa. Si Joseph arabaho cyangwa jewe we Qu'est-ce qui vous prend? nibikise si ibise mwashakaga ni wowe wenyine wabishakaga twebwe ntabwo twabyemeranyaga. Ni wowe wabigire wowe wabishakaga mureke umunsi umwe uzabyishyura. Icyaha cyawe ni kibi kuruta n'icya Gahini yishe umuvandimwe wari hafi kuba mu myaka ye ariko wowe wishe umwana ngo uzavumwa. Niba umuvumu waho uzatubaho twese turabafatanyacyaha ngo nawe ni kimwe nkatwe. Rekera kwigira umuvandimwe ukunda kandi ucunga murumuna wese ngo niba umuvumu ubaho uzatuzaho twese. Kumbe jewe ni igitangaza. Runo rw'urubuye
niba ari igiki haraje ruza akiryamaho arareremba. Tu dois être Joseph. Ugomba kuba uri Yosefu. Nijwi rimuvugisha. Joseph sans aucun doute. Yosefu nta gushidikanya na guke na kumwe. Tu dois être Joseph. Ugomba kuba uri Yosefu wubwe rwose. Ni umusaza uri kuza musanga ibiki. Tu dois être Joseph. Yego ugomba kuba uri Yosefu. Oui. Yego. Je suis Joseph. Ndi Yosefu. Je bimeze bite? Je le savais. Ngo nari mbizi. Je savais que je ferais ta Nari mbizi. connaissance un jour. Nari mbizi ko umunsi umwe tuzamenyana. Uri Moi, nde? je suis un homme du passé. Ngo njyewe ndi umugabo w'ahahise. D'un passé lointain. Ahahise Et d'où cyane. connais-tu mon prénom? None wamenye Certains izina prophètes ryanjye. m'ont déjà raconté quelques étapes importantes de ta vie. Abahanuzi bambwiye intambwe aimé du z'ingenzi fond mu de buzima ton cœur. bwawe. Nazikunze mu mutima wanjye, mu J'ai ndiba y'umutima toujours wanjye. voulu faire ta connaissance. Buri gihe numvaga J'ai nshaka demandé à kukumenya. ces prophètes de me donner un signe et me dire Nabajije que abo tu bahanuzi ngo seras bampe un jour ibimenyetso jeté barambwira dans ce puits sur cette terre. ngo ku munsi umwe uzajugunywa mu iriba ryaha ku isi gutyo. Wagumye aha ngaha urantegereza kuva icyo gihe. 1200 ans. Yego nagutegereje imyaka 200,000. Gute? Imyaka 200,000. J'attendais la naissance du Sauveur. Nari ntegereje ivuka ry'umucunguzi. Ngo umuhanuzi wambwiye kuza kwawe yaravuze genda utegereze ku iriba kugeza ubwo Yosefu ubwe azagira. Ngo umunsi wo gutegereza wageze none. Nishimiye kukumenya ibi ntabwo bize muri Bibiliya. Abahanuzi bose bakwanjije ndabazi. Bose bari bagufitiye ubutumwa ngo ura umuhanuzi w'Imana yaravuze ngo Yosefu uri umugabo utunganye uzafashe abarenganya byo bumva. Umuhanuzi Sale yaravuze ngo Yosefu ngo uri intumwa y'uburenganzira bwa muntu. Ngo gutyo sinzi ibi ntabwo mbize muri Bibiliya. Umuhanuzi Yona yaravuze ngo uzaba uragwa rw'abahanuzi bazagukurikira bakubanjirije ngo amagambo yabo ngaza azurizwa muri weho. Sinzi ibi ntabwo mbizi gutyo. Ngo iyo ntumwa ngo yakohereje ubutumwa. Ari ubutumwa yakohereje ngo isezerano. Ibi bintu ntabwo mbize muri Bibiliya. Ariyo mpamvu navuga ngo mubikire mu dukubo ntacyo nabibabwiraho. Ngo isezerano. C'est un symbole d'une grande valeur. Ngo iki ni ikimenyetso cy'agaciro kanini. Je te remercie. Ndagushimira. Et maintenant, que veux-tu de moi? Ubu ngubu noneho urashaka iki? Ngo icyo gihe nifuzaga no guhura nawe kukuganura. Kimenyesheje neza ko nta kindi cyifuzo nsigaranye mu buzima ngo ndashaka inama zawe. Ngo mbwira ijambo ryo mbohora n'isi ngo bikambohora n'imigozi yose impuza n'isi. Ngo ikimenyetso cyo kuba ubu kiboneka cyo kubaho ngo kiboneka mu maboko yawe ngo nta nama ugikeneye. Ikihe kimenyetso? Yitegereze neza ikimenyetso ngo cyo kubaho. Muri buri kiganza cyawe mbese harimo aho intoki zigonda hangahe? Articulation. Ngo intoki n'eshanu. 14 articulations. Ngo articulation ni zingahe? 14 ngo nibyo nakubwiraga. Ngo 5 14. Ibi ntabwo mbizi muri Bibiliya na munyihanganire ntacyo nabibabwiraho. Ngo 5 14 ushaka kuvuga iki? Ibyo bimenyetso ngo bizahishurwa n'abahanuzi ba nyuma. Ngo ibanga ngo riboneka muri iyo mibare ibiri. Ngo ni wabasha kugira ngo uzabona umutuzo wose. Ngo ikimenyetso cyo kubaho ngo kiboneka mu biganza byawe. Ntabwo mbizi. Musaza uri hehe? Aramubura. Kumbe byari nk'iyerekwa. Sinzi ntabwo rwose ngewe Bibiliya ntabwo nta kanuntima kuri ibi bintu biri kuba. Iyo mpamvu ntacyo nayikubwiraho. Wasanga ari ubundi bwiru. Ntacyo nabibabwiraho. Mbese ryaba ari iyerekwa?
ngibanga ngo ryo kubaho ngo ibimenyetso biri ngo 5:14 ntabwo Le rwose symbole de l'existence se trouve entre tes mains. ngo ikimenyetso cyo kubaho ngo kiboneka hagati mu biganza byawe ngo kubera iki mbona umutuzo igihe cyose muze kuriribuye ryabuye bamuhaye we ngo murageza cyari mugihagaza mukigumya aho ngaho muze tugende ariko ni Yuda baba ndibo baracyategereje bamaze gutekereza ngo ubanze Yosefu yapfuye kumbe we mwabonye mwabibonye saza ngo nuwa hano kure cyane ngo yariho ngo yaramutegereje Yosefu lewe arahamagara ngamutegereza imyaka 200 Lewi Jura musaza ntabwo ndi kubimenya neza mbese ni weho Lewi Je suis toujours vivant. ndacyariho we aracyariho Yosefu aracyariho do hari ubwo bitanejeje ni Yuda ariko uyu ntabwo amuriya niko atekereza Joseph ndacyariho Je suis toujours vivant. Alors, vous vous êtes rassuré maintenant? Mwumva Ne noneho perdez pas du temps. Allons-y. gize mwitakaza igihe twagiye Vous perdez votre temps. Allons-y. mwe kwangiza igihe cyanyu ariko muze Tu tugende nous as inquiétés et nous avons cru que tu t'étais noyé. wari waduhagayikishije twe tuzi ko wamize nkeri kuki Je ne utasubizaga sais pas qu'est-ce qui s'est passé et comment sinzi j'ai icyabaye survécu. n'ukuntu Je n'ai byagenze vraiment ngo aucune idée. mbe nkiriho Aidez-moi nta à gitekerezo sortir, je vous mfite en prie. J'ai mumfashe peur de nsohoke l'obscurité. ndabinginze ndiho Je ne ndatinya peux pas le umwijima faire. ntabwo nabasha Tes frères kubikora cruels sont déterminés à se débarrasser de toi. abavandimwe bawe babi bamaramaje Sois courageux. kukwikura mu nzira ngo ube umunyamurava Implore l'aide de Dieu. winginga imana Nous devons te quitter maintenant. Mais je reviendrai te Tugomba voir et kugusiga. je te ramènerai avec moi de l'eau et de la nourriture. N'aie pas ngo peur, mon nzakuzanira frère. ibiryo Ne bois pas de n'amazi l'eau salée du puits. Nous te ngo ramènerons de l'eau douce. undi nunywa amazi Vous mabi vouliez le tuer y'iriba aussi, ngo vous tuzakuzanira êtes amazi l'église de meza Judas. nawe Vous washaka saviez que kumwica cette eau ufatira était salée, umufatanyacyaha vous na n'avez rien Yuda dit. Oui, je le mwari savais, muzi ko iriba mais, ryanduye ariko ntacyo c'est wambwiye ngo Judas yego qui m'a nari empêché mbizi de te le dire. ngo ariko ni Yuda wambujije kubikubwira Allons-y, partons. Nous tugende sommes déjà en retard. we twamaze no gukererwa ngo amazi ngaranduye ntabwo ari fresh water ntabwo ari fresh water ngo amazi ni meza kumbe bo bari bazi ngaranduye we amazi nyine atanyobwa kumbe amazi yanyobwa Yosefu anyoyeho Sois courageux. ubu umunyamurava tugomba kugusiga ubu lewe ndatinya N'aie pas peur, mon frère. muvandimwe witinya lewi abahamagara bose amazina ni mu cyarabo muze mutabuke mwinsiga njyenyine shamuni buriya ninde ya alright nuko igenza ari demana kiza mwese muri Kristo yose the way connect ni gospel feed babwira tuzaswe nawe utamuri episode ya 7 ntuzayicikwe ya Kristo akomeze kubahaza ibyiza y'amahoro yatanga bitari nkuko abisi batanga ayakomeza abasaga mbese Yosefu bizagenda bite ya ndabakunda bye bye